kaza kubwiza ukuri bro bana b'abakobwa sometimes ndi menya gushaka n'abantu ariko God yampano uramuzi waramubona amasiko yandi nakabona ishyano singene kubona amacuho nge nayazinutswe reka nkubwire God ntago numva ukuntu yampano nzi urumva ungana kuriya n'ibiro bingahe ashobora gukubita umukobwa nk'uri I don't get it. That's the first thing. ufite kuvuga ngo ndeka nkubwiza ukuri nuko kubona uhagaze n'uburebure bwawe uri ikigoryi babera nk'ibintu ushobora ya hatari no kuri uzi ikintu bita ntega amatwi uzi ikintu bita umugabo kuba umugabo nuko umuntu kubuza kitora just like that umukobwa umwana ese ura mukobwa waramubonye rero ibintu uri gukora urimo kunyumva ibintu uri gukora ntabwo ari byo ntibinakwiye na gato babarira unyumve turi kumwe turi ibintu pera ari kukwandikiramo hasi ikuririya abakobwa turi abanyantege nke waba uri gufata victime n'akana kagukubita k'agahungu waba uri gufata victime urimo kunyumva ugapfobya ihohoterwa yakorewe niba yararikorewe urimo kunyumva okay I get it now yarahohotewe so niba biri kuvugwa ko yamukubisa akamukomeretsa ngo umubiri wose yawugize ibiguma nkuko biri kuvugwa ntabwo nge namurebye turi kumwe warangiza ukaza ugakoresha apparence ukavuga ngo ya mpano ni uruzingo rw'umwojo ntabwo yabasha gukubita uriya mukobwa ni umusore urashaka kuvuga iki nyine numvaga ngiye kuntu ya mpano muzi numvaga njye namune yakubita numvaga nyine n'ukuri kw'Imana ariko riri ntago wamubonye yakwiyeretse yambaye ubusa ureba n'imbaraga ze z'umubiri n'umutima none ngo ntiyakubita umuntu ni ugusenga rero numvira n'ukuri uri gukompara fizike z'umuhungu n'ukuntu n'abakobwa b'abanyarwanda batinya abasitari yamukubitira zero reka mbere yuko nkomeza inkuru muri comment reba ukuntu bari kukubaga ari kuvuga ngo utaranegwa garamye ngagira ngo ijuru riri hafi reka bamanze bakubage muri njyewe ntago nari nzi ko reka bamanze bakubage umanze ubwumve ukubitaga oya ntibambage ariko njyewe ukuntu nyine nari nzi kayamana ari gato ariko njyaga numva ko yakubita umuntu uriya mu ubuto se ni iki ubu tureba he ni ugusenga nyine none umuntu nagukubita n'inkonji ari umwana ukarira nkaswe nyine irunga ntago njyewe nakeka ko ya mpano nzi yakubita umuntu mu by'ukuri ahubwo ndatumva riri narengize ngo uravuze ngo bitewe n'imiterere uko umuzi impuhwe wenda n'ibindi ni ikinyabupfura ntiyakubita umuntu ariko kuvuga ngo urebeye ku mbaraga z'umubiri nyine ndatunguwe akazu gato niko katwara ubwato ndatunguwe pe uzi umukobwa yagiye kurongorera kwa bampora iki ararutaho sara uburebureho gato ngo ni igikarasha uzi umukobwa bita Sara hano tubana nawe muremure kurusha abandi umukobwa ya mpano yarari kurongorera kwa ntuzararesha na DJ Pius ewe ibindi arutunumba nibaza nanone God mujye mumbabarira ariko niba ntasengeye wenda ako hari ibintu mba nibaza byinshi cyane mu mutwe wanjye umuntu w'umukobwa sibyo wenda njye ntago ndi kujya kuri kote negative abantu ntimumfate nabi niba warumvishije saga yabaye last time kuri uyu muntu iyo umuntu ukabona amashusho na fact zihari hanze sibyo how do you trust that person why kugeza naho afata video akagufira kubera iki abakobwa natwe tugerageze dukoresha ubwenge tuba abanyabwenge mu by'ukuri let's try to be sincere hano umuntu baramufashe bashyira video ye hanze sibyo urabizi hanze hano nta muntu utabizi afite umukobwa atereta urumva urabizi araje aragushutse uremeye sincerely speaking umukobwa izina ry'Imana sinzi ukuntu sorry kuguca sinzi ukuntu uri gutekereza
niyo none se Baritazari ntiyarongoye magana ane no irunga mbabarira nkumva iki kintu n'ubu nyine wahangura ya mpana akakanya irunga mbabarira iki kintu njyewe nyikubwire nk'umuntu umukobwa afe kubona umuntu ngo ni umusitari ibyo niwe uri kubitekereza ubu akakanya irunga yabamara irunga njyewe ndi umukobwa sibyo njye ndi umukobwa niba warabonye umuntu kuri social media sibyo ukamubona abantu bari kumutanga abakobwa bagenzi banjye hano ntimuze kuntera amabuye sibyo pick your mind vuga nimumfate nabi rwose mubifate ukuntu mubishaka ariko that's my point sibyo ni good to trusting umuntu uri imihanda irunga urongera kuvugira mu muntu ndakumanura reka umuntu atangiye kwegereza kumuca mu ijambo kuganira ukamuvugira abasatarangije point ye reka mbabwire abakobwa muri rusange natwe abahungu ntibakadufate ngo baturebe mu bwonko sibyo ni gute utrusting umuntu uri imihanda urumva uri imihanda abantu bose birirwa bafite video ze hanze yambaye ubusa sibyo bamuvugaho imihanda yose ubuse wa mukobwa we ntago ufite telefone iriya video ya mpano hari umuntu utarayibonye really ariko umuntu w'umukobwa urumva uretse gato Gina reka nsoze point yanjye nta kibazo urakomeza at this time that guy played victim Gina ku muntu aba yarabonye iriya kabanda yiwe rero as a woman let's Gina uri kunca mu ijambo ntarasoza ibyo ndi kuvuga nicyo nashakaga kuvuga nawe uvuga usoze okay njyewe umuhungu uko yaba ameze kose sibyo umuhungu uko yaba ameze kose reka tujye mu bintu biri realite nashaka bari just mention it, it's your opinion. Gina, why are you passing in my words please can you let me finish because you're not finishing up nyine reka nsoze ibyo ndi kuvuga noneho urangiza this is a conversation we are having Lily it's not about one person it's a conversation why noneho reka njyewe mvuga ibyanjye mbisoze noneho mwamwe mukomeze nta kibazo ariko se kuki twebwe abakobwa twebwe dufite gusuzugurwa kuri iyo level kubera icyo trustinga mayibobo cyangwa se Marine uri kubona ku muhanda wose iri kuhaca ukicara ukamutrustinga uwo muntu ukongera ukamwizera uzi ko hari abantu bari kumuvugaho barenze umwe ukoresha telefone urayibona nese uri impumyi ntabwo uzi biri kujya mbere gutufata wowe wese ntuba wiyahuye erega ibyo nyine nko kugwa mu cyobo kireba washoje se oya ntabwo njyewe ndi bwemeranye namwe muranyihanganira that's my point icyo koze itonde it's your point I know I get you but reka nkubwire hari ikintu kimwe uri kwirengagiza uri gutanga inama ariko ugasa nkaho ibintu uri kuvuga nkaho utabizi icyambere uriya mwana w'umuhungu yashize ubusabwe hanze uza babukunze ari bangahe urabaza ngaho nyumvire wese urumva ari ubwenge kujya gukunda ubusabwe umuntu buri hanze ubwo wewe nani yashize kuri marché central ariko hari abandi bayikunze bayibuze urumva icyo nacyo kimenya ushira mu nyurabwenge urumva ibyo se tubice ku ruhande mwagiye muri tako gahinda ntabwo none se urajya ngo uyu mwana w'umukobwa yamukurikiye atamuzi uragira ngo nibangaye bamwifuza n'ubu wamushira hanze bamurwanira n'amasengesho nyine niyo mpamvu tubinjije abakobwa twigirinjije kandi turakagombye kuba abanyabwenge itonde wavuze ngo ntituguce mu ijambo nanjye baza undeke hari ibintu tuye tuvuga tukazanamo amarangamutima cyane uri kuvuga ngo njye nta marangamutima arimo mu byo mvuze nk'umwana w'umukobwa ngo wabonye ngo yampana ashira ubusa hanze hari ababyishimiye hari n'ababukunze bahise babukunda icyo nacyo ujye ukimenya hari abandi bashaka kumva kuri kijya cyashya ariko umuco urubanza ntucite kutanga inama ariko udacika kandi ikindi nacyo uri kuvuga ngo video yagiye hanze that guy played victim abantu barafunzwe kubera ya playing the victim ikindi ubu ngubu bari bamufite icyizere muri kuvuga ngo umukobwa yamwizeye ngo kubera ngo sexy ye ariko nagomba kuja kumvira iziriya kabanda niyo waba ufite
reka ubundi umuntu wakagombye ariko kuba riri hora umukobwa nkaho umenga ntiwambaye umubiri, wowe umubiri ntawe wambaye. ako umubiri untegeka nkajya gusuzugurwa ubaho ngaho nareba ibyo amukoze none kubera ko nabirebe hariya ibyo se yari navugaga kurengana riri hariya yagaragaza nk'aho ari kurengana akagenda C'est yerekana ça. ko bamubabaje He akagenda played yerekana ko victim. bamukureko Rero nta muntu yogaruka kuvuga ngo kubera nabonye ngo video iri hanze ya playing the victim yavuze yuko bamutwariye iki video. So rero at this bamukuye muri point telefone ubu naho niho tugiye kubona ko ari igicucu rwose bari kugenda cyabishyize hanze. bamuha pole abakobwa benshi buriya baranamubwiye ati pole bakajya no kumusura I know ubundi ubu ngubu muri iki gihe abakobwa benshi hariya bari muri iyi generation barwaye attention cyane cyane, so ukuntu bakunda abasitari mana yawe kubona ya mpano biriya bintu Yego kabisa. yakoze bakabona noneho na n'ibintu nyine yahise akurikizaho kwerekana abantu umukobwa nyine ko bari kumwe barafunzwe ibiki n'ibiki. baramurengeye. Abakobwa benshi bumvaga bashaka kuba muri iriya spot y'uriya mukobwa igihe yari arimo kwerekana ko bari kumwe, so ubu ngubu rero bamugira icyizere babona yuko atakora biriya bintu kuko yaranabyihakanye, so kumwisukaho rero ubu ngubu ni uko bazi yuko bari safe, bazi ko atabikora ibyo bintu. Tega amatwi nkubwire ikintu kimwe, iki gicucu kiranamanipira bro, aramanipira. Rwagiye rujya kuri Instagram, urumva ruratanguranwa ngo rubwira abakunzi barwo nguko rugiye guhinduka. Sawa nyine uhinduka jya guhindukira amageragere gahambirwe, nagene yambara iroza ajye kuri biriya bigori najye yuko bimera. guhindukira ahakora ibi bintu ntabwo ibi bintu ni umwanda bro. Inkuru imaze kwandika ku gihe iragira itya iti, unyumve neza cyane, inkuru yo ku gihe iragira ngo uru rugo ry'Imana uru Rwanda ndi kureba n'isura yarwo nkumva nanaruka ituga kubitwe n'inkuru. Nakubwiye ko rudiscussing kare. Man nanga abantu nibyo bagira navugaga rega godi nta n'ikindi nibyo Na Jessica yavuye uretse gato nyuma yandi uretse gato umwana w'umukobwa nkawe ukabyuka mu gitondo ngo he's calling you ngo come somewhere. muranyumva murafunga mike zanyu, buri wese nafunge mike ye, murafunga mike zanyu cyangwa nazo mufunga. Ariko nk'iyo navuze gufunga mike akagira umuntu utarayifunga uri muzima kare kose. Thank you. Mbibutsa ko mbere yuko nsomya iyi nkuru mbasabe buri wese abantu munkurikiye, uri i Kigali, waba uteye neza cyangwa uteye nabi, waba uri umuhungu cyangwa umukobwa, ndakubwira ngo uyu amasaha afata iyi nimero kuri screenshot uje niba ushaka kugaragara neza uyu mwaka, ushaka guhinduka nk'uko yampana amaze kwandika ko agiye guhinduka uyu mwaka, ndakumenyesha ko nta handi wakwerekera uretse muri Mutoni Fashion Shop. Iyi iherereye hariya urenze kwa Gitwaza uzamuka Kicukiro, urimo kunyumva. Ndabamenyesha ko ushobora kwerekera hariya ubundi ugahaha bikakuryohera, ugahaha ukambara ukaberwa ukanyurwa. Abanyarwandakazi bavuga ko isuku igira isoko, ukusa imbere ni kugomba gusa inyuma. Egera Mutoni Fashion Shop, uyu nguyu akwambike akugira umuntu mushya. Ukusa inyuma ni kubusa imbere, ntabwo uzaba ufite umwanda inyuma ngo mbwire ko mu mutwe ufite ibitekerezo bizima. Erega ibirimwe imbere biza bigakwereka uri wo inyuma. Ambara uberwe ufashishije Mutoni Fashion Shop iri i Kigali. Ntabwo yambika abantu bari mu Rwanda gusa n'abadiaspora, aradelivering. Uyu ntibadeliveringe, uyu nguyu aziranye n'indege na kampani zose zigera ku isi hose. Wowe umubwira ahantu uherereye ukamukubita adresse, ndakubwiza ukuri cyangwa kikugeraho mu gihe gito gishoboka. Gana Mutoni Fashion Shop mu mujyi wa Kigali ndetse no ku isi hose. Mukurikire ku mbuga zitandukanye harimo Instagram ni Mutoni Fashion Shop, wanyarukira ku rubuga rwa TikTok ni Mutoni Fashion, ukajya kuri Facebook ni Mutoni Claudine, cyangwa ukajya kuri email address rukunyumva Mukamazimpaka ariko ufite izina ribi gusa. Mukamazimpaka Claudine 83@gmail.com.
gana rero uyu mushabitsi n'uyu mucuruzi wabigize umwuga, agukunde, akwampike, akugire mwiza. Twakomeje. Mu gihe aya masaha turi kuvugana mu isaha ya 5:22, ikinyamakuru Igihe cya mbere mu gihugu cy'u Rwanda kibyutse gishishimura kigira kiti: nyuma y'andi mashusho y'urukozasoni, Yampano yaciye amarenga ko yatandukanye n'umukunzi we. Munyumve neza cyane. Mu kanya mbasobanuriye ko Yampano, munyumve, mu kanya mbasobanuriye ko Yampano yagize ati, mbasobanuriye ko Yampano, ibi bintu ni nyababwira ntagomba ndi guhubagurika, mu connecting dot. Mu kanya nabasobanuriye ko amakuru ambwira ko, aya ni amakuru maranye iminsi itari mike, ariko nagomba gukora iperereza, bivugwa ko Yampano, Keminike yongera ushyira muri request nkuzamure. Ndashaka umuntu ntumura hano udafite ikintu amaze. No sense. Keminike, nk'umwe mu bantu bagira umunwa wananiye, ushyire muri request nkuzamure. Ndashaka umuntu hano w'imburamukoro udashobora gukanda kuri goro. Buriya mwese ndi kureba hano umuntu ufite akamaro kuri iyi pano. Ni umuntu bita Time B na Gina bonyine. Abandi muranga muri sans papier nta kamaro mufite. No sense. Kuri iyi pano ndi kumwe n'abantu babiri. Bari abantu hano ndi kumwe n'abantu babiri gusa. Abandi bantu 924 ntabwo nzi iyo bavuye. Kugeza igihe hari ukora kuri iriya goro. Reka nze manze mbasomere inkuru. Nyuma ikinyamakuru Igihe, nyuma yuko bateze amatwi Godfather bakumva ko inkuru yaciye umurizo, bafashe wino barandika bagira bati: nyuma y'iminsi agarukwaho mu itangazamakuru no ku mbuga nkoranyambaga kubera amashusho yagiye hanze ari gutera akabariro n'umukunzi we, Yampano yongeye kuba igitaramo kubera andi mashusho ari kumwe n'indi nkumi mu cyumba bambaye ubusa. Muvuge ngo Yesu Kristo. Aya mashusho bivugwa ko yafatiwe mu cyumba cya hoteli, agaragaza Yampano ari kuvugana n'umuntu utazwi kuri video call, hanyuma akaza guhindukiza kamera akamwereka umukobwa bari kumwe mu cyumba cya hoteli yambaye ubusa buri. Muri kumva iyo nkuru? Hey! Godfather breaking news, ibi ku nyamakuru mu Rwanda bikandika bro. Ariko bababajwe nuko uyu mwana ashobora kuba afite ibibazo by'imyuka mibi, we simbabeshya, akeneye amasengesho. Birambabaza iyo nabivuze kabisa. Uyu mwana, she needs just prayers, no kuri for real. Wese aya nayo jihadi arayazira. Uretse gato. Ubwo si ibyo ngibyo byo biregekwa kuri Ndera. Ariko Emi, iyo ukoze inkuru ntukotingemo ahantu mwakuye amakuru, ibintu birambabaza. Mujye mukotinga aya makuru. Nanone mujye mukotinga amakuru. Ikindi kibabaje, none umuntu wakubise umugore akamunobagura, hewe to ifitemo impano. Umugore wari hehe Godfather? Ari ahantu acumbitse, ari mu bwihisho nk'ubwantuza nk'ubw'abasirikare ba Karubanda. Umugabo ari muri hoteli, ari mu Rwanda cyangwa aracyari muri Rwanda? Bose bari i Kigali, bari mu Rwanda. Ibaze gusohokana umwana w'umukobwa usize ukubise umugore wamuhinduye inyama. Mutapinge screen. Ibi ngibi rero nimbabwira iyi nkuru imaze kwandikwa ku Gihe. Ariko ubundi ari Yoshua kuri yari umugore we. Ariko se Dirio, mu buzima niba ari ikintu ngera nshobora kwihanganira, ni ukuba nteruye ijambo abantu bakamvugiramo. Okay. So please kabigenze gutya sikiga we. Aha. Siki. Man, is social media zintera umujinya. You have no fucking any idea. Shut the fuck up. Muje muziba mucicike umuntu avuga inkuru mutaje kumchakaraza ku muntu. Jagarara. Kingi